Reka nizere ko umeze neza cyane guys, we love you so much kandi tubabwira buri munsi ni buri hano ukurikira amakuru yose avuga mu myidagaduro ndaguhereza ikaze. Nitwa the presenter cyangwa se unyite uko bishaka, ariko turi hano kugira ngo twivugire imyidagaduro muri rusange. Dufite byinshi tubategurira kandi kuri wowe kanze subscribe ukaba uri mu bambere bari ibiganiro dushyiraho. Man, I love you so much. I just want to say I really love you so much. Tumaze igihe tugaruka ku nkuru za The Ben ndetse n'ibijyanye n'ubukwe bwe. Ngira ngo ku bantu mu gitondo bakurikiye story nakoze kuri story n'ubundi garuka kuri The Ben ndetse n'imyiteguro y'ubukwe bwe. Ubukwe bwe buzaba ku munsi w'ejo. Ariko hari ikintu kimwe nyine cyabaye kubera kumenyera nyine kuvuga ku bintu bya The Ben, tukavuga ku The Ben ari kwa Chivinga. Bisa nkaho twibagije ko hari undi muhanzi nawe ukomeye mu Rwanda witwa Bruce Melody uri gukorera amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guys, nitwe dukora story tukavuga ku byiza by'umuntu tukabimanuka. Ntimugatekereze yuko twabaye abafana. Hari ukuntu agiye mbona muri comment bavuga ngo nyinango oya twe nta ruhande mbogamiyemo seriously. Ngiye nkunda umuziki, nkunda abahanzi, nkunda iterambere ryabo kandi bakunda bose. Buri muhanzi wese wagira urwego agerageza kugeza igihugu rwose nakishimira kuvuga ibikorwa bye ndetse nemye mpagaze bwumva. So Bruce Melody yanditse amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki mbivuga? Icyambere nabigarutseho bushize ndavuga nti kubera The Ben ari izina rikomeye, hari igihe rijya riza rikaganza andi mazina hano mu Rwanda cyangwa se bikagenda ukundi kuntu. Hari ukuntu bijya birangira gutya Bruce Melody tutari kumenya ngo biri kugenda gute, ese ibikorwa byo muri Amerika bihagaze bite. So Bruce Melody icyambere yagiye kuri stage ikomeye, ni ibintu tugize dukavalinga ngo tuvugeho cyane. Stage ikomeye harimo abastari b'ibyamamare bikomeye, harimo ba Nicki Minaj, harimo ba abo bita ba Florida, harimo abo bita abarude Chris. Abo ni abantu twakuze twubona mu muziki dukunda, twirengeje Shanggy we ubwe. So ariko cyo cy'ingenzi gitumye decodinga kino kiganiro, ikintu cyambere gitumye decodinga kino kiganiro ni ukuvuga kuri Bruce Melody wanditsweho n'igitangazamakuru cya Daily Mail. Igitangazamakuru cya Daily Mail wabyumvise neza. So iyo usomye inkuru ikinyamakuru cya Daily Mail cyanditse Bruce Melody nawe yaracirinze. Handitse ngo Blues, who is visiting the US for the first time ever, told dailymail.com that having a song with Shanggy is a full cycle moment. Mu Kinyarwanda ati ikinyamakuru Daily Mail cyandika kuri Bruce Melody cyaranditse ngo Bruce Melody uri gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ye ya mbere yavuze ko gukorana indirimbo na Shanggy, cyangwa se yabwiye Daily Mail ko gukorana indirimbo na Shanggy byabaye nkaho ari izanzozi zimwe. Bavuga ngo zanzozi kwa kundi uvuga uti mana yanjye ndamusingize chance niyo yaba ari imwe gusa. So icyo ni kimwe. Ikindi nashaka kuvugaho ni ikijyanye na nukuntu nyine yakomeje avuga mu ntero zikomeza zo muri article. Niyo muhanzi wa mbere wanditswe muri article muri ikinyamakuru cya Daily Mail. Tujye tubyemera, tuvuga ngo muri gukora amateka tujye tubyemera. Ngo performing with the Shanggy is a dream come true. He came to perform in Rwanda in 2008. I was young, I went there to the show, but at the time I didn't have money to buy the ticket, so I snuck in. Bruce 31 years old said. 50 years later, the pair are performing their new song called When She's Around at iHeart Radio's Jingle Bell in Dallas and Miami. Wow! Cyamakuru cya Daily Mail cyaranditse ngo Bruce Melody yagitangarije yuko ubwo umuhanzi witwa Shanggy yajya gukorera igitaramo mu gihugu cy'u Rwanda, yazaga muri 2008 gukora igitaramo hano mu Rwanda. Bruce yari afite imyaka mike kandi nta nubwo yari afite amafaranga yo kwishyura ngo abe yajya muri concert. Ibingira ngo yagiye bivugwaho. Ikindi Bruce Melody imyaka 31 yagarutseho. Bruce aracyari mutoya mutagirago. Bruce imyaka 31 yavuze ko kuba Shanggy yaramwemereye kuba performingana bagakorana indirimbo byabaye nk'inzozi ziri impamo.
urabyumva byabaye nka zanzozi ziba impamo. So iki kintu rero nagikunze cyane, nkunda uburyo Bruce Melody yavuze reality hari, ntiyajya kwirarira avuga ko nta mafaranga yari afite, ko yemeye gusa kwinjira muri concert ya Shanggy aciye asimbutse kugira ngo abashe kujya mu gitaramo kuko atari kubona amafaranga yo kwishyura. So uyu Bruce Melody tuvuga wacivinze ibintu byose n'umwana waturutse kure cyane, wavuye far away, kubera ko ntekereza ko kubijyanye wenda nta nubwo yatekereza ko azagera kuri uru rwego. Gusa kimwe mu bintu abantu bose bazi Bruce Melody kuva bamumenya, ni umwana wari ufite impano yo kuririmba, ni umwana wari ufite impano yo kuririmba kuva yatangira kuririmba, kuva yatangira gukorana na Faizo, kuva yatangira gukorana na n'uriya muvandimwe witwa uriya producer we wa kera bakoranye indirimbo nyinshi, ndamwibagiwe izina rye, ariko umwe kuva twatangira kumubona nka Bruce Melody ni piano abantu bose baravuga bati uyu mwana afite impano. Kuko niba mbyibuka neza rimwe muri story igivugwa kuri Bruce Melody abantu benshi batazi, Bruce Melody ngo ajya gutangira kuririmba ntabwo ubundi yari afite gahunda yo kuririmba juste comme kuririmba ngo avuga ngo ngiye gukora umuziki, ahubwo kubera ko yakundaga kuba ari kuri studio ikora umuziki, yabwiye umwe ngo beat piano yari yakoze, aramubwira ati se wa mwana we ko njya numva uririmba nta kuntu wahaza ukaririmba muri kano kabiti tukumva. Bruce Melody ajya kuririmba gutyo, ababaye umuhanzi gutyo. So ni impano yigendera yamugejeje ahantu hari, kandi ni impano izaramugeza n'ahandi kure cyane. So kubona igitangazamakuru nka Daily Mail, itangazamakuru gicoveringa stories z'abantu bakomeye ku isi, gishobora kwandika kuri Bruce Melody, kikafata umwanya kikandikaho Bruce, kikandika inkuru nk'ingiyi, tujye tubyemera burya nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta hantu kure itamugeza. So ni ibintu byiza cyane tubwira Bruce Melody ati courage cyane na team ye. Njyewe nababwiye ni story zose zivugwa nta ruhande mbogamiyemo, ndagira ngo bibasobanurire. Abantu nagiye mbona muri comment bavuga ngo gushyigikiye ngo team B ngo ya team the band, oya njyewe nkunda umuziki kandi nkunda abahanzi bose, nongere ngisubiremo, nkunda umuziki nkunda n'abahanzi bose. So story yose ivuga ku muhanzi nyarwanda wagize ikintu ageraho mu buzima nzajya nikavalinga, ntitaye ngo ni runaka cyane runaka. So njyewe nakunze Bruce Melody, nkunda impano afite muri aka kanya, ndanacyemeza yuko so far nubwo Bruce Melody wenda muri no minsi hari ukuntu team the band yamuryamiye, ariko Bruce Melody ari gukora ibintu bikomeye cyane n'ukuri, kuko na iriya stage yagiyeho abantu ya performinganye, ibitangazamakuru biri kumwandika inkuru, ntabwo twigeze tubibona kundi muhanzi wo mu Rwanda. So ubyango byemere, uburi umufana cyangwa utari umufana, Bruce Melody he is really doing something great mu muziki nyarwanda, kandi ni ibintu twavuga tukongera tugasubiramo. So niba uri team Bruce, ese excitement ugira urebye team Bruce cyangwa se urebye Bruce Melody urwego agezeho, uba wumva bihagaze gute? Tekereza, search from your heart, like utekereze neza, uvuga uti ngewe muri 2022 Bruce yari arahanga, urebe urwego Bruce Melody agezeho nyuma y'umwaka umwe gusa, nyuma y'uko akoze indirimbo yitwa When She's Around cyangwa se nafunga macho, nibigaragaza ko umuntu ashobora ubuzima guhinduka in the blink of an eye, kwa kundi umuntu ahumbye ari imwe. So guys, turakunda cyane, dukora ko mudukurikira, kandi mu by'ukuri ntako bisa iyo muri hano kugira ngo mukurikire ibintu byinshi tubagezaho. Nukuri turabakunda cyane. Niba rugamba rero tubonye, ushobora no gukanda subscribe ukajya mu mubare w'abantu bazajya badukurikira mu buryo bwa buri munsi. Ubundi turagukunda cyane kandi tubikubwira buri munsi. Ubundi nakubwira ngo ciao. Ejo ni ubukwe bwa The Band, tuzagerageza gukavaringa turebe uko ubukwe bwari bumeze, tuzagerageza kuba bambere no kubagezaho ko ubukwe bwari buhagaze. So twizere ko muzamuhari kugira ngo mukurikire byinshi bijyanye n'ubukwe bwa Mugisha Benjamin aka The Band cyangwa se The Tiger B. So Bruce Melody igitangaza n'andi mazina menshi na Munyakazi ajya akunda kwiyita, ni navuga ko ni kiraro cyiza cyangwa se ni urugero rwiza abandi bahanzi bareberaho ku bijyanye no gushaka gukora umuziki ushobora kuba watwambutsa imbibi ukatugeza ku rundi rwego. Ubona kugira ngo ciao turacyari